Imana yo mu ijuru ibaho iruta ibigirwamana, Imana irutanya bingi karuta ibitega, Imana ropezere boyasirema ayazobenese, Imana Kristo hahamagara Imana nkumva amarira araje ntawanyujuje mwuka wera, iyo mbyibutse numva Imana, ngahamagara Imana nkumva ubwiza bw'Imana buramanukiye, nkumva ijwi rimanutse mu buhanuzi ndihanuriye, kambwira ngo ntago uzatereke ntuzarago ntuzaragura, uzaba umukozi wanjye kandi uzaba umuhanuzi uhanurira amahanga, uzavuga ko ngira neza, ibi ngibi ndi kunyuramo ibi yari yarabimbwiye icyo gihe myaka 2009, kambwira ngo uzankorera kandi uzahanurira amahanga, uzajya ku maradiyo. Ntago numvaga ibyo ari byo, narinjije sinize sinzi no gusoma, ubwo buzima ntibwatumye mbasha kwiga, ariko data ushobora bayasiremo ayasatse, Imana ikabana nanjye. Bwajya gucya mubyara wanjye akaza kunshaka, umusore yari umukoro defense yabaga atashye, akavuga ati se kuki mumuraza ku gasozi, ndagiye. Ariko ubwo nari ntarakizwa, gusa nari narasenze mu bakarisomatike, ikindi nari narize mu banyamubatizo bo mu bagatulika, numva ko kuraguza iki ari icyaha. Noneho abandi ibi bintu bankorana bya bindi mwarimu yatubwiraga, buriya nubwo dupinga ririya dini, nta dini ritazavamo umugeni, kuko nabo urumva iyo ntagira ibyo nahakuye nari kujya mu buyobe, ariko ibyo nahakuye byanyemezaga yuko byaramfashije, binyemeza yuko ngomba kugera gute, ntawigeze nshinda sago kuko yarabinsabye ndanga. Urumva agira ngo mpana igihango n'iki n'abadayimoni, ntawigeze nshinda sago ku mubiri wanjye, ndera ndabyanga. Arambwira ati wanze ukunze hoye, ntara nabonye n'umwenda ubaho, urabona kwa kundi utoragura igipira ukamba, nuko nabagaho bya bindi bataye nkacyambara ndi umwana w'umukobwa, tangiye kuzana amabere, ngewe nishwe n'inzara, amabere yaraje arongera asubira mu gituza, amabere arabura. Ubu nzinzara imyaka yose nabayeho, imyinshi niyo nashonje. Cyakora uyu mwaka nibwo ntangiye kubona ko abantu bake, uyu mwaka kandi ndi uw'inani kane, mfite imyaka 37 urana 6, uyu mwaka nibwo mbonye ko ibiryo bibaho. Imyaka yanjye, ariko Yesu ni umugabo, nzamuvuga banga bemera, nzavuga ko Imana igabura kandi nzavuga kugera neza kwa. Uyu mwaka nibwo mbonye ibiryo, imyaka ibaho nambaye ubusa ndasonza, yari imyaka y'umubabaro, yari imyaka ibabaje. Aho rero niho nihuse. Yesu uri Kristo twabonye udukurira urupfu, uri Kristo twabonye udukura mu bihome, uri Kristo twabonye udukura ubushwambaga. Rote bayasire mora sansumeni gloria sansuma. Imana data wa twese, Imana ikomeye, Imana y'ukuri n'ubugingo, Imana istifo revo yasire mando de sanse, Erahim gloria sansoma, nepifara stikore bine sanse, ayazobrare mando ze bine sansomene stikore bine sanse revo yasika. Ati ndi Imana y'ukuri n'ubugingo, ndi Imana yaremye isi, ndi Imana yahanitse ikire, ndi Imana yadendeje inyanja. Ati niki kiteye ubwoba abantu, niki gikangaranyije abanyarwanda, ko ndi Imana ije kunyuranya iminsi y'ibihe, ko ndi Imana ije kurwana. Ati ndetse uzanyizera agakiranuka, ndetse akihana akemera ko ndi umwami n'umukiza, nzamurengera akaga kaje. Ati ndetse ibyago ni mu bapfumu, ko uyu muntu ashatse Imana yibona. Ngewe nabaga ndwaye ndembye nkambakamba, n'ubuhamya ndi kubihera, nkakambakamba njya gushaka aho nsengera mu butayi, ubuse yawe nkunda gusengana nawe, ngewe ngenyine gajwi namenyereye kugendana nayo. Nageragayo yenda urumva umuntu urwaye warembye n'imbaraga z'umwijima zagutsikamiye, ugenda ufite intege, ariko ndabwira ko nagarukaga ndi muzima, ndi umukobwa wuzuye umwuka wera, ahubwo mu rugo abantu batonze baje gusengerwa na mama Kere. Rero
mwarimu nawe bigeze aho umugore aravuga ati rero usenga cyane, umugore wanjye ntabwo ngo akunda abantu basenga, igendere. Yari mwarimu wacu wa ADPR. Nuko naho ndahava mbaho nkajya ncumbika mu byumba by'amasengesho, mba mu butayu, ariko biza kugera gute ubwo urwo rugo ndanarwibagirwa, wa muryango ndanawibagirwa, sinongera no gusubira. Imana ikambwira ngo ni kumwe nawe, nzabana nawe. Urumva ubwo nari impamagawe mu bihe Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Ndagira ngo mbasuhuze inshuti bakunze ibirembo ryera, mbifuriza ibihe byiza aho muherereye hose, ariko tutareka no gusuhuza inshuti zacu ziri muri Amerika. Hari abari mu Burayi, hari mu Bwongereza, hari abari hano za Bujumbura, hari abari hano Kampala na Kigali, hari abari za Bukavu, hari abari ahantu hatandukanye muri South Africa, hano Tanzania za Nairobi. Inshuti zacu zikurikira irembo ryera mwese murahari, ariko reka suhuza abantu bari mu ntara yacu y'amajyaruguru, amajyepfo n'iburengerazuba n'iburasira bwaryo, ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali. Mwese tubifuriza ibihe byiza muri ibi bihe turimo, ariko tunabwira ngo muhagarare mukomere, mube maso, mubane n'Imana. Imana iraza vuba, kuko umuririmbyi yaravuze ngo ubakanguze vuba bya bimenyetso. Hari ibimenyetso byinshi birimo bitwereka ko umwami wacu aza vuba. Ni Cyprien Hakizimana muri kumva kuri mikoro, ariko kandi ntago ndi jyenyine, ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Turi kumwe n'umumama mwiza cyane, ariko ufite ibintu Imana yashyize muri we byinshi. Afite umwuka w'Imana, ni umunyamasengesho, asengera abantu bagasubizwa, avuga Imana neza, muraza kumwumva. Ariko hari urugendo rw'ubuzima yaciyemo. Ni muri cya kiganiro rero, imizi y'icyizere mu rusobe rw'amateka yacu. Imizi y'icyizere mu rusobe rw'amateka yacu ni ikiganiro kandi n'ubundi mugezwaho n'Irembo Ryera TV, ariko aho tugenda twibukiranya ubuzima twagiye ducamo, ariko tukanavuga n'imbaraga z'Imana. Muri ayo mateka twabonyemo imbaraga z'Imana, kandi turi kwerekera ahantu heza. Rero turi kumwe n'umuhanuzi, reka banze abasuhuza bibwira amazina, hanyuma musengere aze kuza gukomeza. Karibu. Muraho neza nshuti z'Imana, nitwa Mukansanga Françoise, umubyeyi w'abana batatu. Ndashima Yesu ko ari umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye. Amen. Mwamwumvise rero, ndizera ko bakwakiriye abo ku Irembo Ryera. Hanyuma reka dusenge, natwe dukurikire icyo Imana imuhaye kugira ngo atuzanire, natwe twumve tugubwe neza. Murakoze. Reka twibutse rero wowe ukiri kutureba, ukore subscribe, ukore na share ndetse na comment ku biganiro byacu, hanyuma tugomeze tugubwe neza. Turabakunda cyane nkuko bisanzwe. Imana ibahezagire. Imana turagushimira kubwo kugira neza kwawe kwishe. Imana y'amahoro, turagushimira ko uri Imana idasanzwe. Turagushimira ko umwuka wawe wera ari kuri twe. Muri ibyo yaravuze ngo ibasha gukora cyane ibirenze ibyo dutekereza. La pise demandre fori. Imbaraga zawe zikora cyane ibirenze ibyo dutekereza. Udukurikiye wese dusengeye uyu mumama, iki kirere kimubere cyiza, umuhe iyerekwa rikomeye. Witaya umuhe iyerekwa ridasanzwe. Urakoze yuko uri Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Karibu. Turabashimiye kuduha ikaze aya masaha. Dushimye Imana yadukuye Eredebari, ikadukuzaho imbaraga zikomeye. Ntago byashobokaga, ariko Yesu yarahabaye. Mikurire yanjye yari mibi, ariko twabonye Imana. Ngo iyi nzira itagaragara hakaba mu kabwibwi, ujye umuhanga amaso kuko ari Kristo. Iyo ntamuhanga amaso, ahanjye haba haribagiranye. Ubuzima nakuriyemo bwari ubuzima bugayitse kandi bubi busuzuguritse. Muryango sinkuzi kuko iwacu bagiye ahandi mu masambu, twari dufite amasambu y'Ikibungo, bansiga kuri Kavukire, bansigira Masenge. Aho rero umuntu baravuga ubuze umubyeyi cyangwa ubuze abavandimwe, nta wundi uba uri wo kumwitaho, keretse ari Yesu waguhaye umuntu w'umumaro. Ko muri uru rugendo hatabaye Imana,
abantu bose ni babi, niko nari narafashe ko mu rwego ari babi. Rero nagiye kure, narezwe na masenge anyangisha iwacu, nyine banyereka ko ntari umwana wabo, baranta. Bamaze kunta aramfata ku cyo yashakaga kugeraho, nuko nkajya muhingira, ngahinga guhera mu gitondo ngataha saa 9, ariko ntanezezwe nuko mukorera imirimo, ntanezezwe nuko murerera umwana we, yari yarabyaye umwana umwe, ahubwo anezezwa no kungira mu bigirwamana, akajya tangira kuntoza umurimo wa gipfumu, kanyereka uburyo nzaterekera, akambwira ati kubaho ninjye uzabikesha, kubona amahoro ninjye uzabikesha, akambwira ati rero hariya hari ahantu uzajya urara, ntabwo ugomba kurara mu nzu, akandaza ahantu hari harasenyutse mu kirambi aho se na nyina bararaga. Ubwo buzima rero mbukuriramo, ntangira guta ubwenge, ntangira kunyereka ko ntakaraba, ko ntagomba gusa neza, ko atari igihe cyanjye, ko ngomba gukora imirimo. Ikindi ninjoro nyine ubwo yarazaga, twahingura izo saa 9 saa 10, gacana ku gasantere, agacyura icupa ry'inzoga, agacyura inyama, yaza nkarindira ko abizana ngo tubige, akambwira ngo ibisi ibyacu nibyo kugaburira iki abakuru. Ubwo asaba abantu ko ntababona mw'uru rugo, turagaburira abantu tareba, akambwira ati utangiye guta umuco, ntago uzashobora akazi, n'ubundi sinkushyikira neza, ariko n'ubundi wanga ukunze uzagira ute, uzabikora. Aho rero niho yagendaga, akambwira ati uyu munsi urare wicaye nturyame, nkarara nicaye. Uyu munsi nturyame ku buriri, rara ahangaha, hagarara hanze. Akambwira ati impamvu ngo ukorere ibintu kugira ngo ushire ubwoba, uzabashe gukora icyo nshaka kugukoresha. Arambwira ngo kubaho ni wowe njye uzabikesha, kurya ninjye uzabikesha, kwambara ninjye uzabikesha. Bitari ibyo ntarabona ko ibyawe bisobanutse ngo mbone ko abakurambere bakwizeye, ntago uzagira icyo ugeraho. Nanjye ndahaba rero, mpaba muri ubwo buzima bugoye bukakaye, mu buzima ndi gutozwa ibigirwamana, mu buzima ndi gutwarwa ubwenge bwa kimuntu, kugira ngo Imana zigere gute, zinyobore. Aho niho rero narahatinze, nkajya muhingira mu gitondo, nimugoroba yarafite umwana yarabyaye atonsa, ajya gushaka amata, nkanirwa mpetse umwana, nkanahinga, ngataha saa 9. Kambwira ati ibi nubwo ubikora nkabona ko wangiriye neza, ariko icyo nshaka kuzakora nkemera nuko Imana zizambwira ko zakwemera. Imana nizo munsi y'ubutaka. Hamwana rero ntago ibyo bintu nge mbyiyumvamo. Imana zo munsi y'ubutaka ntago nziza, sinaziyumvamo. Atuzazimenya wanze ukunze. Ubu nta nubwo bikiri ubushake, ahubwo nagahato. Abonye ko bitari kunzamo, anteza icyangiro. Mwikaritsiye ntihagire undi mukobwa wamvugisha, ntihagire umusore wamvugisha, ntangiye kuba agakobwa k'agakumi. Akambwira ati ubuzima bwawe mbufite mu biganza, nta kintu uzigera ugeraho atari njye nkikugejejeho. Nanjye ndamubwira nti rero nubwo ntazi gusenga, ariko niyumvamo ko naba umukirisitu, ibyo sinabikora. Haranyihorera rero, ariko nageraga ijwi rinsura. Mu gukizwa nta muntu wambwirije, nta n'uwampaye agakiza, ahubwo ngiye nageraga ijwi. Byaje kuba ngombwa rero umugambi w'Imana kutangira kuza kuki ku buzima bwanjye, unkura muri rwa rugo unjyana ku wundi. Uwo yarankikirije niwe murozi wari ukomeye, urumva niwe mukuru wari umurenze. Undi yari yarasigaye ku Gicumbi, se na nyina barapfuye, abavandimwe barapfuye, urumva niwe wari warasigaranye izo mana, yakoraga umwuga ze, ariko ngiye yawunkiragamo ntawuzi. Ndamubwira ngo rero nzi ko mu ijuru hari Imana. Arambwira ngo iyo Mana ntuzayivugire muri uru rugo. Imana zamaze kuvuga ko ari wowe uzazikorera, nutazikorera uzapfa. Ndamubwira nti rero nzareba Imana yo mu isi uvuga ntazi, ndebe niyo mu ijuru. Mba ndagiye, ariko ubwo nari ntarakizwa, gusa nari narasenze mu bakarisomatike, ikindi nari narize mu banyamubatizo bo mu bagatulika, numva ko kuraguza iki ari icyaha. Noneho abandi ibi bintu bankorera ni bya bindi mwarimu yatubwiraga, buriya nubwo dupinga ririya dini, nta dini ritazavamo umugeni, kuko nabo urumva iyo ntagira ibyo nahakuye nari kujya mu buyobe, ariko ibyo nahakuye byanyemezaga yuko byaramfashije, binyemeza yuko
ngomba kugera gute ntawigeze nshindasago kuko yarabinsabye ndanga urumva agira ngo mpana igihango n'iki n'abadayimoni ntawigeze nshindasago ku mubiri wanjye ndera ndabyanga arambwira ati wanze ukunze nzabikora cyangwa uzabyera ndavuga nti reka da igihe agambiriye kunshindasago mba ngiye ku wundi masenge ari we unyoherejeyo nagiye ngiye kubasura ngira igikundiro cy'uko babyara banjye bankunze bari abasore batigumira nigumira ariko noneho wa wundi nawe urumva nubwo ntongeye kurara muri za mbaraga nararanaga n'abandi bana ariko yari afite ibindi nawe ankorera akampa inka 12:00 twarahinga guhera mu gitondo tugataha 9:00 n'umuryango wakundaga gukora bari babantu bita bakungujumba mu cyaro bifite ku kintu no 12:00 nkaza nkateka nta muntu wakoraga barahimanaga nyine urumva y'uruhare utari wanyu bitwara neza nkabikorana mara kubikora bakampa inka nkagenda nkajya mu ishyamba 9:00 zikagera 2:00 zikagera 3:00 4:00 5:00 6:00 ndi mu ishyamba noneho ijwi rikansanga rikambwira ngo senga muri ryajwi ry'abarokore ntabyo narinze nkumva ijwi rirambwira amasengesho nsenga ngasenga abanga Imana yo mu ijuru ibaho iruta ibigirwamana Imana irutanya bingi karuta ibitega Imana ropezere boyasirema ayazobene Imana Kristo hahamagara Imana nkumva amarira araje ntawanyujuje mwuka we yo mbyibutse numva Imana ngahamagara Imana nkumva ubwiza bw'Imana buramanukiye nkumva ijwi rimanutse mu buhanuzi ndihanuriye kambwira ngo ntago uzatereke uzarago ntuzaragura uzaba umukozi wanjye kandi uzaba umuhanuzi uhanurira amahanga uzavuga ko ngira neza ibi ngibi ndi kunyuramo ibi yari yarabimbwiye icyo gihe myaka 2009 kambwira ngo uzankorera kandi uzahanurira amahanga uzajya ku maradiyo ntago numvaga ibyo ari byo narinjije sinize sinzi no gusoma bwo buzima ntibwatumye mbasha kwiga ariko datushobora urazeba yasiremo ayasatse Imana ikabana nanjye bwajya gucya mubyara wanjye akaza kunshaka umusore yari umukoro defense yabagatashye akavuga ati se kuki mu muraza ku gasozi agerayo singyame ngahita mfata isuka nkajya guhinga ubwo buzima rero ni hijwi ryambwiye ngo jya kureba umudiyakone runaka jya ku mudiyakone runaka uzagende bakujyane ku rusengero gende wigira umubatizo ubatizwe mu mazi menshi rirahandangira ndamanuka njyayo ndangije aranjyana ari ku cyumweru ndaterana baransengera nyine niga igice cy'umubatizo nyine bakajya banyereka uko biga ariko muri aho nabonye Imana ntago kuragira inka byavuyeho ariko byari mu mugambi w'Imana nabashaga gusenga nkumva ikintu cyari kimfashe mu bitugu nk'inyonjo nkumva hari ibintu bimvuye muri gashyamba habasha ariko data wa twese ni umugabo ni mu mumpera icyubahiro Yesu yarakoze yarahabayeho abantu batari kuba adukura muri za nyabingi nuko aho niho nagiye ndiga babyarangira bavuga bati ugiye mu barokore iwacu barakwica barakwirukana ndabwira nti ntacyo maze kuba mukuru nari maze kugira imyaka 20 umva nari maze kuba umukobwa mukuru nuko nari naragwingiye bitewe na bwa buzima nareshyaga Zakayo bura yabonye Yesu nubwo bavango yamubonye bimugoye ariko hari abantu twabonye Imana tutari kuyibona hari abantu twaje imbere ya Kristo twari turushye kandi turemerewe hari abantu twari dukeneye kuva mu bubata kandi nubu hari abakiburimo ariko Yesu agezeyo yabaterura yo rata kuko imbaraga z'Imana zirakomeye ubwo hari ibyo ntavuze nge nabonye Imana itandukanye n'iy'abantu ntago mvuga Imana nabwiwe n'umuntu ahubwo mvuga Imana niyiboneye muri izo ngo narashonje nirirwa ubusa nkajya ngaruka Imana yambwiye ngo ndakugaburira akaba ari bwo bampibika narashonzwe ndakubitwa urumva kurerwa mu miryango itari iwayo ngakubitwa nkagera mu rupfu Imana ikambwira ngo ntago uzicwa n'inkoni z'abantu
nta muntu utarankubise mu gihugu cy'u Rwanda cyetse utabaho. Ndabyibuka ubwo byaye kunkubita inkoni mu akajerekani kane k'amazi, umutima uguruma, numva ugurumira, ariko Imana imbeshaho. Nakubitirwaga yuko nyine hari iwacu, cyangwa nkubitirwa ntiwakoze ibi, cya kabiri ugiye mu barokore, iriya Mana ugiye gusenga, rero ntabwo bavuga ko ari Imana, ahubwo baravuga ngo biriya bintu ugiye kujyamo, biriya bintu ni abasazi, ni kugira ngo ujye wirirwa uzerera, unanirwe kudukorera, ugiye kuzerera, uratunaniye, ubaye umwana mubi. Ndakubitwa, urumva hari urugo rw'abasore wese agakubita umugera akagira ate, kandi n'iwacu urumva nari narahavuye iki, iwacu banyenze avuga ngo ntabwo ndi umwana wabo, nta nubwo bambyaye. Mama ati sinzi aho nagutoraguye, data ati sinjye nakubyaye, basaza banjye batereka ntidusa, najyaga ngenda nkicara ku muryango gutya, bakaza buri wese agashuta umugera agakubita iriya nkagwa mu rutoki. Kubera iki? Kubera inama z'umurozi yantezaga icyangiro, umuntu wese ntabone ko ndi umuntu, akabona yuko ndi igisimba. Ariko byari umugambi w'Imana kugira ngo nzavuga iki, imbaraga z'Imana. Buriya nta hantu kuri Imana itakura, nta n'ahantu heza Imana itakugeza. Sinenzi ko nakwambara igitenge cy'icumi nk'abandi. Hoye ntaranabonye n'umwenda ubaho, urabona ko akunda utoragura igipira ukambara, nuko nabagaho bya bindi bataye nkacyambara ndi umwana w'umukobwa utangiye kuzana amabere. Ngewe nishwe n'inzara, amabere yaraje arongera asubira mu gituza, amabere arabura. Ubu nzinzara imyaka yose nabayeho, imyinshi niyo nashonje. Cyakora uyu mwaka nibwo ntangiye kubona ko abantu bake. Uyu mwaka kandi ndi uw'inani kane, mfite imyaka 37 urana 6. Uyu mwaka nibwo mbonye ko ibiryo bibaho. Imyaka yanjye, ariko Yesu ni umugabo, nzamuvuga banga bemera, nzavuga ko Imana igabura, kandi nzavuga kugera neza kwa. Uyu mwaka nibwo mbonye ibiryo, imyaka ibaho nambaye ubusa ndasonza. Yari imyaka y'umubabaro, yari imyaka ibabaje. Aho rero niho nihuse. Yesu muri rwa rugo ngo nyine narahabatirijwe, ncyuza umubatizo ntumira korari Maranatha, buriya n'abanzi bazadushyigikira. Baba byarabanje bankubitaga, bampaye umurima turakura mu cyaro kera, turakura imyumbati turanika turashesha, nuko tugura imboga nziza. Kera abarokore bari batariyemera, twajyaga ubugari. Ibijumba se ni muri korari ntibabyakirizaga abantu cyangwa basuye abantu. Erega mujye mugaruka kuri gakondo y'umuco, aho twahamagara umukristo wo mu 2000 ntago ari wowe. Ubu ngubu aho batari buteka inyama, batari bumuhe neza, ntago ajyayo. Ndabeshye se, ndavuga ukuri kw'Imana. Ariko abarokore baraje, abaririmbye ubuzumwuka barakora Maranatha, yari korari y'abantu bakomeye bava mu mujyi wa Kigali na za Gitarama, bacuruzi. Yari hano mu nkengero z'umujyi za Gatenzi, hafi n'umujyi wa Gitarama, yo mudugudu nabatirijweho, no mudugudu nahamagariweho. Nuko abana b'abakobwa, abasore beza, abagabo b'abakire baraza, baje ku mamoto n'amamodoka, baraparika hari munsi y'umusozi, baramanuka n'amaguru. Tubaha ubugari n'ubunyobwa n'imboga za karoti n'intoryi. Nuko twari twaticyakora n'agafiriti nyina ko bari buha abashumba n'abapasteri. Ariko babandi bankubitaga nibo bamfashije, nicyo mbivugiye. Babandi barabanzi nibo bamfashije, babahungu barwanya nyina, barwanya mama wacu wundi, bati azane yakorari dukunda. Ndayihamagara, yewe mwarimu wacu yari wo mujyi wa Gitarama acuruza amashuka, mwene Gihome yari yarayiwe, azana n'uriya muhanzi mwene Gihome. Yaje kuririmba, urumva ko ikirori cyari gishyushye, cyari cyowe na Mwuka Wera, nk'umuntu wirirwa mu ishyamba uhamagawe n'Imana. Yesu yarambwiye ngo arandarikira abashyitsi, ukunda indirimbo z'abahanzi, ndaguha umuhanzi. Ntacyo atakoze mu mumpera icyubahiro, uyu mwami arakabyara abahungu n'abakobwa bamwubaha, kuko Yesu agira neza. Aho rero ndahaba amaze kubatizwa. Wa masenge wundi w'umurozi wavuze yuko kuba hari we yaraje bamutumiye nyine mu birori, ahageze yirirwana inzoga, ahagaze gutya ku rutara, urabizi bya bintu bya kera. Nuko ayivugiraho amagambo, akarira, akinjira mu yindi nzu agasohoka. Bandi bakoze umunsi mukuru nyine, ubwo nari ndi gushima Imana mbyina, we yarari aho ngaho. Hanzinjiriramo aho ngaho musuhuje, aramvuma arambwira ngo uzarinda upfa utabonye icyiza nk'abandi. Nawe ntizugera ubona umugabo nk'abandi, ntuzigera ubona icyiza ku bibero, kubera yuko
utaye umuco. Ndamubwira nti icyangombwa nuko Yesu ni umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye. Icyo gihe numvaga nafashijwe, numva indirimbo nashimyemo nk'umurokore mushya, nayo indirimbo ya 5 mu gakiza ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri njye. Ndamubwira nti nuko Yesu yinjiye muri njyewe azaringaniza ibitaringaniye, kandi ntabyo nari nzi nuko byanje mu nayo magambo navuze sinzayibagirwa. Ndamubwira nti Yesu ni umunyembaraga, ahubwo ubaye maso nawe wakizwa. Ashaka kunkubita nigirirayo, ndasohoka ahita ataha. Urumva sinamuherekeje, nta n'ikintu twongeye kuvugana. Aho rero twatangiye guhangana nk'inkuba mu gicu, akohereza imbaraga ziza kugera gute kunyica, akahereza za mbaraga zinteza icyangiro nyine mu bantu. Ubwo aho sinanahatinze urugo, nahise ndurwaniramo intambara barunyurukanamo rw'uko nabaye iki, banyakiye bankunze, bankorera umunsi mukuru bankunze, ariko nyuma bihita bigera bite bihinduka. Jya kuba kwa mwarimu rero, mwarimu nawe bigeze aho umugore aravuga ati rero usenga cyane, umugore wanjye ntabwo ngo akunda abantu basenga, igendere. Yari mwarimu wacu wa ADPR. Nuko naho ndahava mbaho nkajya ncumbika mu byumba by'amasengesho, mba mu butayu, ariko biza kugera gute ubwo urwo rugo ndanarwibagirwa, wa muryango ndanabibagirwa, sinongera no gusubira. Imana ikambwa ngo ni kumwe nawe, nzabana nawe. Urumva ubwo nari impamagawe mu bihe bigize bite bikomeye. Aho ni naho naze kuva iwacu Muhanga, nta mateka yabo n'ubu nzi, sinjya ngerayo. Ntangira kuza mu mujyi wa Kigali nkora akazi ko mu rugo, nzenguruka. Urumva za mbaraga zarageraga zite, zarandwanyaga. Aho ngiye nkakora ndi umwana mwiza ntibampembe, nkabaha ntibampembe. Nuko ubwo rero niho byaje kugera nyine bana na basaza banjye, ariho ngiye gusoreza ku gice cya mbere cy'ubukobwa. Aho byarangiye mbana na basaza banjye, turabana igihe kinini. Muramukazi wanjye aza kunkingira mu buryo buntunguye, yapanze n'umusore nyine, hari imbaraga mubangamiye simbizi. Twakoraga akantu k'akaresitora ariko banacuruza inzoga. Aravuga ati rero uyu murokore wawe wigize ibiki, kuko yajya ambwira ati ariko se washatse, nuko apanga n'umuhungu nyine barankingira. Nabiteguye maze y'icyumweru umuhungu ahita ana. Nirumva nashatse uburyo ntazi, nshaka ibintu natunguye. Icyumweru ngo ndi umugeni, umuntu abarantaye abaragiye. Nuko amaze kugenda marari nk'ukwezi, aza kugaruka ngo agarutse mu rugo asabye imbabazi. Ubwo n'undi mu nzu y'ubukode njyenyine. Ubwo rero niho umugana amazu nabaze, yaburagaho amazi 100 ngo yuzure miliyoni y'ubukode, kandi n'ubu ndacyacumbitse ndacyakodesha, ariko nzi ko Yesu atazemera ko zigira gute zuzura. Ubwo urumva ku muntu nyine utagira akazi na wa muntu ufite ikimurwanya, ariko nayobotse amasengesho, nyoboka Imana yo mu butayu. Imana itangira kunkoresha nk'uko yabivuze, itangira guhagararana nanjye, itangira kumpa ijambo n'icyo kuvuga kugira ngo igaragaze yuko iri muri njyewe. Nubwo urumva nari nishingiye, ariko ntago ari umugambi wanjye. Kandi Imana ibabarira iki icyaha, ipfa kwemera ko umuntu agira ate yihana. Aho nahise n'ubundi ntata inzira narindimo yo gusenga. Naragiye ndihana, najyanza gusenga muri groupe y'abarashikiruhura yo kuwa mbere yararagamo. Taza ndatura mbabwira ibyambayeho, mwikera Imana yaravugaga ivugana nanjye. Nuko nkomeza inzira ambwira ngo nubwo urugamba rukomeye ariko izabana nanjye. Aho rero urumva umugabo yahise agenda ajya mu gipolisi, ahita nanjye ntangira ishuri ry'uburuyi. Ndarigumana rero, urumva ko ubuzima bwashoje, ariko ngumana n'iki n'Imana. Ubwo yagiye ntiyongeye kugaruka, sinongeye no kwibuka ko ari umugabo, ko yavuyeyo arongera agira ate arashaka. Yemwe nyuma naje no kujya kuba kwa mabukwe, aribo banjyanye, naho biranga ba muri bwa buzima bwo gucumbika mu mazu, naraye aha niriwe aha. Ubwo nibwo buzima bwashoje iki, ubuzima bw'umuruho wa gikobwa. Mba ntangiye umuruho nyine ngira. Noneho ariko wa muntu akantu makavuga ngo nataza ngo yengera abakurambera basaba imbabazi, azagera ate azarinda apfa yikoreye ingata y'uburuhi. Nanjye ndavuga ngo ndashaka kuzareba imana zo mu isi n'Imana ya Isiraheli ituye mu ijuru namenye.
nzayikurikira ntacyo ndebyeho, nababara ntababara. Ubu simpanze amaso, simpanze amaso ko nzabona iki, nzabona ijuru riho, kandi nkaba ndi iki, nkaba ndi muzima ntarapfuye. Iyo nzara bandoze ikaba itaranyishe, uburushyi bukaba butaranyishe, ahubwo nkaba ngize nti nanjye nkaba nsa n'abandi, nkaba ntari igisimba, nkaba ntari n'igikoko. Rero nasoza mbwira abantu ngo ni ukuri Imana ikura mu bigirwamana. Yajyaga nyoherereza amahembe, nta muntu wigeze ansengera, njyewe nkabasha kugera gute, abasha gukira. Umva umutwe ukaka umuriro ku buryo basukamo amazi, ariko Yesu akaza akandokora. Nagira ngo mbwira abantu bayoboka inzara zo mu bapfumu ko iyo umuntu ashatse Imana yibona. Njyewe nabaga ndwaye ndembye nkambakamba, n'ubuhamya ndi kubihera, nkakambakamba njya gushaka aho nsengera mu butayu. Ubuse yawe nkunda gusengana nawe, njyewe njyenyine gajwi namenyereye kugendana nayo. Nageragayo yenda urumva umuntu urwaye warembye n'imbaraga z'umwijima zagutsikamiye, ugenda ufite intege, ariko ndabwira ko nagarukaga ndi muzima, ndi umukobwa wuzuye umwuka wera. Ahubwo mu rugo abantu batonze baje gusengerwa na mama Keriya, kandi bakabasha gutaha bose bakize. Hari benshi ubushize nca kuri Zaburi bambwiye bati kuki utavuze ko ugira impano z'ibitangaza ngo natwe tugire gute tubivuge twebwe Imana. Ndavuga ngo ntaga Imana ikoresha umuntu yagiye kwiyamamaza, ahubwo Imana izajya ishaka ko afite icyo kibazo izajya imbasha kumpuza nawe. Ariko ndabwira abantu ko Yesu agira neza, kandi Imana iracyakora. Ikindi Imana ifite imbaraga, uko yari iri kera n'uyu munsi niko iri. Ni Imana idahinduka, ni Imana itamenyerwa, ni Imana itavogerwa, ni Imana yanga agasuzuguro. Kimwe cyo nabonye ni Imana yanga agasuzuguro. Abantu babuze kwizera, cya kabiri abantu babura gukizwa, ikindi abantu babuze guhinduka, kuko Imana yazigakorana nabo. Nshingiye ko Imana yagiye inkiza inzara, ikankiza kwambara ubusa, ikambwira ngo nubwo bakora ibi ndi Imana ibitesheje agaciro, nubwo baroga ariko ndi Imana irogora, nubwo bica ndi Imana ikuramo ikica ngashyiramo igikiza. Ibyo ni ibintu nagiye ntambukamo, kandi Yesu Kristo w'i Nazareti, uri Kristo w'abami, uri Kristo wavuye mu gituro, uri Kristo uremarata, kandi uri Kristo w'inyembaraga, uri Kristo twabonye udukuriraho urupfu, uri Kristo twabonye udukura mu bihome, uri Kristo twabonye udukuraho ubushwambaga. Rote bayasire mora sansumeni gloria sansuma. Imana data wa twese, Imana ikomeye, Imana y'ukuri n'ubugingo, Imana istifo revo yasire mando de sanse era him gloria sansoma nepifara stikore bine sanse ayazo brare mando ze bine sanso ministikore bine sanse revo yasika. Ati ndi Imana y'ukuri n'ubugingo, ndi Imana yaremye isi, ndi Imana yahanitse ikirere, ndi Imana yadendeje inyanja. Ati niki kiteye ubwoba abantu, niki gikangaranyije abanyarwanda, ko ndi Imana ije kunyuranya iminsi y'ibihe, ko ndi Imana ije kurwana. Ati ndetse uzanyizera agakiranuka, ndetse akihana akemera ko ndi umwami n'umukiza, nzamurengera akaga kaje. Ati ndetse ibyago ni byinshi ariko nzabibakiza. Ati abanyarwanda nibahagarare ku munara wo gusenga, nibongera ibihe byo gusenga. Ati nibareka amoko n'amashyari, kandi nibareka urwango n'inzika zo mu mitima. Ati kuko ndi Uwiteka uje gukorana na buri muntu wese. Ati dore nje kwandika urwandiko rubarengera, ati rega nje kubaburanira abatambutsa mutakwitambutsa. Ati umwijima urababudikiye, ati ariko njye Uwiteka nje kumanuka. Ati nje kurwana, ati kandi nje kumanura amatangazo bamanitse. Ati hari ibyo nje gukuraho nkarema isi bundi bushya. Ati kuko ndi Imana ije gutoborora amazi yatobamye. Ati dore ikigega cyarakamye ariko ndi Imana ije kuzuza ibigega. Ati kandi nje guhembura abantu, ati rega nje gutanga ububyutse. Ati kandi nje guhamagara no gutoranya abakozi nyabakozi. Ati rega nje kwiyimikira, ati ababivanze nje kubivangura. Arasobine sanze. Ati kuko
nje kwimika abakozi b'umumaro, ati nje gukiza indwara zikomeye mu gihugu cy'u Rwanda, ati niyi ntibatera ubwoba ndi Uwiteka ufite imiti, ati kuko abanjye ndabazi namaze kubatera urukingo, ati dore nzahagararana nabo, ati kandi dore ndabagose ndababundikiye no pezere voya sire mandore menianse gloria rapekene voya sire gonosanse, ati ndi Uwiteka uvugana namwe, ati bana banjye nimunyumve, ati ndi Imana ije gutanga umugisha, ati kuko uyu mwaka nje guhemba no guhana, aterega yemwe nje gutabara, ati kandi nje kurengera, aterega dore nje kuza kuri buri muntu wese, ati nkavango ndi Imana ije gutera inkunga batagira batera inkunga, ati ndi Imana ije kurengera batagira shinge na rugero, ati ndi Imana ije kwambutsa abantu baheze ku nkombe, ati kuko amazi yaratubamye ariko ndayatoboroye, ati dore nje gutindira ikiraro benshi, ati dore nje kubambira amahema benshi, aterega nje gutambuka ngakubura we, ati ngakubura nzanye umweyo, ati nje guhindura ibyanze guhinduka, ati nje gusobanura ibidasobanutse, ati kandi nje gukomeza abantu nkabambika imbaraga, ati naho kubafata amaboko nje kubafata amaboko, ati naho kubavuganira nje kubavuganira, naho kubarwanira nje kubarwanirira, naho kuraza bini stanso menista ya topeke revo ya sire mando, ati ni muhumura iterabwoba ririho ntago bazashyiraho guma mu rugo, ati njye Uwiteka ndi Imana itanze urukingo, aterega ndi Imana ikuye inkota mu gihugu, hari ibyo nkumiriye, ati hari ibyo mfashe, hari ibyo nyuranyije, ati kandi hari ibyo nkuyeho, ati ni muhumure k'Abanyarwanda mbabereye maso, ati mwikuremo ibicantege n'incamugongo n'itera ubwoba, ati muhagarare ku munara wo gusenga bucece kandi mundindire kuko ndi Uwiteka uje gukemura ibyanze gukemuka, ati nje gusobanura ibyanze gusobanuka, aterega ntanze umugisha ngo ndi Imana itanga amahoro, ati iyo ntanze amahoro nawe utera amahane, ati nje kugaruka rero nkakora ibyanze gukoreka, kandi ntago ndi Imana yahunze, ati ahubwo ndacyahari nje kuvuga ijambo kuko ari nge nyiri ijambo, ati mfashe ijambo nta wanyambura ijambo, ati ndi imanukiye, ati kuko ari nge Uwiteka umenya iminsi y'ibihe, nje kubana namwe mwakira amahoro n'umugisha n'Uwiteka uvuganye namwe ibyo. Amen. No pesti karabini sansere meniyanse, Imana ikavugana nawe ngo ije kukurengera kandi ije kukurwanirira, ize kudesanso ministaya, ije kugaruka ku rugo rwawe, hari inzu yavuganye nawe, Imana ikavango nusengesha umwuka iteka, uyu mwaka ugitangira undi mwaka nk'iki gihe uzaba uyicayemo, Imana ikavango hari amarembo y'umugisha ikinguye, kandi ikavuga ngo dore ije kuguha abanyamumaro, ije guhuza n'abantu b'umumaro, hari abatera nkungizanye, kandi kavangura kwaguye nkuko yaguriye imbago ya besi, nukomere kuko ari Imana igukomeje, Uwiteka uvuganye nawe ibyo. Amen. Shalom. Dushimye Imana kuko ari Imana nziza, dushimye Imana kuko itamenyerwa kandi ari Imana idahinduka, dushimye Imana ikiza kanseri na sida, dushimye Imana ibeshaho abantu batari kubaho, dushimye Imana ikura mu bigirwamana, dushimye Imana ikomeye, dushimye Imana ihindura ibyanze guhinduka. Reka imbabazi zawe Uwiteka zizagere ku bantu bazumva iki cyigisho, reka uwari mu buyobe uzamukure mu buyobe, reka ababonaga kuri Imana itagikora uzabatabare rata, reka abarwayi uzabakize, uzakumva ari mu bitaro reka azahita akira uburwayi arwaye, uzakumva arushya aremerewe reka uzamumara umubabaro kuko ari wowe karuhura. Dusengeye Abanyarwanda ngo bahagakiza bundi bushya, baha imbaraga bakomereza amaboko, ongera ubarenganura Uwiteka, ongera ubazahura Uwiteka, ongera ubabura no peraze bini sansoma, ongera ubaburanire kandi ubatambutse wowe ukatakwitambutsa. Tugushimiye imbabazi zawe rata, tugushimiye neza yawe, urakoze kuko uri umubyeyi mwiza Yesu urakarama. Amen.